abana bawe kwandika ifubyi, abana bawe ukabahindura ifubyi ukiyica n'umugore wawe ukamwica. Nuko harya urumva abo bana uri kubasabira umugisha? Ndasubiramo ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mwanye nawe, ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Uyu Kibonke ni ukuvuga ngo hariho ikintu kimwe nshaka kuvuga. Uyu Kibonke mu makuru numvise ni amakuru y'uko uyu Kibonke yari umupagani, ariko Imana ije gukinga isengero, kandi yambwiye ngo noneho ninzi kinga urufunguzo ndarwibikira, mfite ahantu kure ndi burushyire umwana w'umuntu atapfa gutinyuka kugera. Isengero zahindutse nk'ibigo by'amasoresherezo aho guhinduka ahantu hakiza ubugingo. Nta kabuza ihembe yarangiza akaba pasiteri. Abapasiteri bo nta nibirenze, nta kintu kirenze, ntihakagire numva ngo pasiteri yapfuye, pasiteri yasambanye, pasiteri yakoze amabi ngo mujye kuvuga ngo ishyano riraguye. Nta shyano, kubera yuko abantu benshi banihaye upasiteri kandi atarabashumba. Mushumba ariko nta nubwo umushumba uri igishumba, nimushake munance kangahe ni ukuri. Nta muntu w'umutambyi wo gusambana ntibikabeho nawe ya rwose. Nta rupasiteri, umupasiteri muzima ntasambana. Igisambana bari igipasiteri nubwo banyita amazina mushaka n'andi munyita. Nta muhanuzi wo gusambana. Ahubwo no abapasiteri binda, dufite n'abapasiteri binda. Rero ibyo nimuze kunyumva nabi. Igihe kiragera burya umuntu ntabwo abantu benshi b'abapasiteri abenshi si n'abapasiteri bemewe. None benshi mufite abana nta n'imbaraga mufite zo kubisobanura abagore mwashatse. Ye baba we, yemwe baririmbyi kazi, ndabwira igitsina gore n'abadiyakoni harimo abahetse abana batara. Nimujye mubasha kwita imbwa mu mazina yazo. Ntabwo hari abapasiteri bimitswe n'Imana, hari n'abapasiteri bimitswe n'abantu. Uyu munsi rero nimuze kumva yuko uriya ngo ni pasiteri ngo Kibonke ngo yapfuye, ngo yariyahuye. Umupasiteri muzima ukorera Imana, Imana yahamagaye ntabwo abasha kwifata ngo ajye kwitwika. Abagabo ijisho ry'Uwiteka ryarabibonye, bitumye Imana iza nk'igisiga igwiriye urusengero kubw'ubwo busambanyi. Abenshi mwakuyemo inda bari kwiyita abakobwa, muri abicanyi. Umuntu yiyahuye yitwikiye mu nzu, urimo urabwira n'umwana we uravuga ngo ese ari mwiza ni umubi. Urimo urabwira umwana we ko nawe aziyahura. Tugizanye ukuri. Intwari iratwa ubutwari bitewe n'imirimo yakoze. Indaya Imana ije nk'igisiga igwiriye urusengero. Wowe uraje uvuye iyo ngiyo, ntago tuzi iyo uturutse ngo baguhaye kuyobora paruwasi. Uri umujya muri umukoboyi ngo yiyahure. Pasiteri muzima wamenye Imana, wabwirije Imana, wavuganye n'Imana, waganiriye n'Imana, wabwiye abantu Imana, wakoze umurimo w'Imana, wagendanye n'Imana, wakoze byinshi mu buntu bw'Imana, wabashije guhanura. Noneho kamemu nta nubwo ari uwimitswe gusa, ahubwo ngo ni n'umuhanuzi. Uri umuniga nawe ubwawe urabizi, no wakubwira ngo usenge iminsi 3 ntiwabishobora. None ngo uri umushumba. Uri umushumba wa yahe matungo? Aho ntugira ngo ikiremwa muntu ni inka, na matungo ni ingurube, ni ihene. Aho Imana ije kubikurikirana. Umuntu wese wicaye kwa iriya ntebe atabiherewe uburenganzira nijoro, igiti Imana itateye cyose ije kukirimbura. Bimitsa abatambyi nkabizi nibiyimikira bakiraho ibikomangoma. Imana atariyo yabikoze, ariko Imana ije gukinga isengero, kandi yambwiye ngo noneho ninzi kinga urufunguzo ndarwibikira, mfite ahantu kure ndi burushyire umwana w'umuntu atapfa gutinyuka kugera. Isengero zahindutse nk'ibigo by'amasoresherezo. Ngo n'umuhanuzi. Noneho pasiteri muzima ntabwo yakwiyahura. Pasiteri muzima biravuga ngo nimuyobe ngo Imana ntinegurizwa izuru, icyo umuntu abiba ni nacyo azasarura. Rero ingeso z'umuntu uzibwirwa n'umwanya, aho guhinduka ahantu hakiza ubugingo. Kubw'ibyo mwishe isezerano n'indahiro mwari mwararahiranye n'Imana.
bapasiteri muribuka murahira Imana babimikisha amavuta yuko mutazanywa n'ibihembo zisize amazahabu ariko z'ibyubahiro. Ikibabaje bamwe bararigita za ntebe agasibangana, abandi nabo babona za ntebe bakarwanira kuza kuzicaramo, ntibamenye ko ari bibajyana mu rwobo rwo kurimbuka. Mu gihe cyose mutari gukora ibyo data mu ijuru ashaka, muri gukora ibyo abantu bashaka, ntimwumvire Imana, ni ukuri ntimuzabura guhura n'amakuba. Niba uzi ko uri kujya mu ijuru, tandukana n'amoko y'isi, tandukana n'ubuhutu. Amazuru avamo ibimwira koko. Pantekote mbere nta buhutu n'ubututsi, ariko iyi minsi ya none kugira ngo baguhe inshingano bamwe, hari aho ugera ugasanga ni amazuru. Umwanya Kibonke yagize wo kuba wenda yaba yarabayeho ngo umugore aramunane, ntabwo ari Kibonke umugore yaba araciye inyuma gusa, hariho n'abagore bacibwa inyuma, hari n'abagabo bacibwa inyuma. Ntabwo rero bivuze ngo uwo ari we wese yifate yitwikire mu nzu ngo arangize nkaboneraho kubwira abaririmbyi, Imana irababaye kubw'ubusambanyi bwuzuye mu makorari. Imana irababaye we, Imana irababaye kubw'uburaya bwuzuye mu makorari, irababaye kubwo kugambanirana mukamena amaraso atariho urubanza. Ese Imana iririmbirwa n'abakire gusa? Ko ari amakorari yasinye yuko umuntu udafite amafaranga atakwinjiramo? Yemwe baririmbye, Imana izabahembera iki? Aho nimugira ngo nugucuranga ibyuma, misiyo nukugura ibyuma, nimushaka ingingo ibarengera imirimo. Ntibiteye isoni kubona korari igihugu cyose cyuzuye amakorari, nta nimwe yavuga ngo reka tujyane byibuze n'umuneke kwa muganga. Abandi mukabicisha. Ubu noneho ko Imana igarutse murabigenza ute? Ko itari butume igiye kwiyizira mukibonanira, mwicara hasi ku karago mukamara iminsi 3, umwuka w'Imana kururuka, abantu bagasenga mubatizwa mu mwuka. Ariko ubu hari n'umupasiteri wabyemera ko bibaho, abesha ari abamanyura amazi, bavuge ngo buriya ngo giye ngo ubuzima bwari bwananiye. Ntabwo wari pasiteri, ahubwo ngo ni Bibiliya. Reka nkwereke icyo Bibiliya imuvugaho. Bibiliya ivuze ngo iki Zaburi, tugiye kureba icyo Bibiliya imuvugaho. Tugiye kureba muri Zaburi ya 50 ku murongo wa 21. Abigisha b'amadini aho kwereka abantu ko Satani ari umugome, mwaramutwikiriye, ahubwo muri kwereka abantu ko ubwabo ari bo bagome, mugategana iminsi. Haravuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mpwanye nawe, rwose, ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Enda biti Imana yarambwiye ngo mbwira abantu ngo yavuze konji, ariko ari bitararuhutse. Harya telefone zabonye konji, iraje nazo izihe konji. Namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Bivuze ngo Kibonke niba yariyahuye kubw'umugore, ntaho bihuriye. Ntabwo wafata umuntu wiyahuye ngo muvuge ko yari intwari. Namwe mubikora mwarayobye. Nk'abaherekeje umugeni, muzarebe umugeni n'umukwe aba ari abantu babiri, ariko abamuherekeza usanga besha ari ubushyo. Kandi igitangaje umugeni nubwo waba usanzwe umuzi, nubwo mwamubana mu nzu, kuko ari umugeni, uwari wese aba akeneye kumureba. Ciro tunga amafaranga menshi ku makonte, abeshi mugiye kubura icyo muyamaza ayo mafaranga, agiye kubapera imfabusa. Muhungu umushinga ugiye gutera. Kubona umuntu yiyahuye ngo munahagarare ngo uyu muntu yari umuntu mwiza, nta bwiza yari afite, ahubwo ahatagaragara byari hatari. Ntimukaze kubeshya abantu ku rupfu ngo mujye gutaka umuntu kandi yari igisambo. Urazana igisambo cyapfuye benda banarashe, ukaza kuvuga ngo iki ngo yari mwiza, ngo yari kandi yari umwicanyi. Abandi abagore mwanitse ibibero, n'abakobwa mwaranitse. Muhumure, Imana yarayo mwijurije kubanurira to cyane. Batinganyi yemwe, uziko namenye ko disi ngo habaho n'abantu biyitirira Imana ngo ari abapasiteri bitingana.
abo Uwiteka bamanuriye inkota mu mutwe, kuko hari ibintu Imana irambiwe. Imana imanuye ibyorezo, Imana imanuye ibyoreza amakuba ku batuye isi. Yajombaga abantu ibyuma, yari umurozi urimo urahagarara imbere ngo murimo murasezera umurambo, murimo muravuga ngo uyu muntu yari mwiza, yari ingegera, ntabwo uyu muntu ahubwo nimuvuga ibibi yakoze kuko mubabahimbaza. Ni nako bituma abantu bakora ibibi, ko abantu bayitonyeho. Imana ifite uruhisho rwayo ukuntu igiye kubigenza, ariko Imana igarutse ije nk'igisiga mu bintu igwiriye n'urusengero, ije kuzikinga kuko yashatse mu marira w'ubura. Nyemerera nongere ngusuze kandi ngushimire wowe wakoze subscribe kandi ubana natwe mu biganiro bitandukanye binyura ku murongo wacu wa channel Ishyanga Ryera TV ndetse na Karos TV. Ni igihe cyiza cyane Uwiteka Imana abashije kubana natwe, kubera yuko hari impamvu Imana yacu yatugiriye neza, iduha ubuzima, iduha kubaho, iduha kugenda tukiri bazima, iduha guhumeka. Uyu munsi rero dushimiye Kristo Yesu, we umunyembaraga kandi we ubasha kurinda, kunesha, kurwana n'imbaraga zose zirwanya abantu bakorera Imana. Uyu munsi turabasha gusuhuza abantu bari muri Canada, Amerika, Uburayi ndetse na Afurika. Turabizi neza cyane ko mu gihugu cyacu mu Rwanda harimo haba irushanwa ry'amagare, ni ukuvuga ngo ry'isi. Uyu munsi rero abantu benshi tunejejwe no kubona abantu bari kurushanwa, amarushanwa menshi. Ariko abarokore bo, abantu b'Imana bakwiye kumenya neza cyane ko umwami wabahamagaye nabo ubwo ab'isi bari kurushanwa, natwe tugwe kurushanwa kugira ngo turebe neza cyane ko twagira agakiza kazima ndetse no kubana n'Imana. Ni igihe cyiza rero Imana yiduhamagaye natwe turitaba, tubasha kumenya neza yuko duhamagawe n'Uwiteka kugira ngo tubashe kubana nawe, kuko ababana nawe nibo bazabona ubugingo buhoraho. So uyu munsi rero dufite byinshi cyane tugiye kuganira, ariko cyane cyane mu ijambo ry'Imana hise inkuru nyinshi zitandukanye, ni byinshi ntabwo tukibona umwanya twe wo gukora, kubera ko hari impamvu nyinshi cyane. Tuba dukwiye kubanza no gukorera Imana kugira ngo tubashe gukora no ku macano, kuko cano igihe kiragera zigahagarara, ariko ubugingo bwo buzahoraho. Niyo mpamvu uyu munsi ushobora gukora inkuru mbi cyangwa se nziza. Hari inkuru ukora ukaba urimo wegera umuryango wa gereza, cyangwa se urimo witeranya n'Imana ndetse ukiteranya n'abantu. Niyo mpamvu uyu munsi rero rimwe na rimwe bidusaba gusenga kugira ngo tumenye neza cyane Imana yaduhamagaye. Twahamagawe n'Imana, ariko abantu benshi nyakuri banejejwe no gukora byinshi kugira ngo babashe kuyobya intore z'Imana. So turimo turumva inkuru nyinshi cyane z'impfu zitandukanye. tuve ku rupfu rwa Gogo, rw'uwo bita Gogo, hahitazamo urundi rupfu rwo bita Kibonge. Uyu Kibonge ubwo ni ukuvuga ngo ni umugabo wari ufite umugore kandi wari ufite n'abana. Ni umugabo bavuga ko yari pasiteri, ariko rero inshingano y'upasiteri murabizi ko ubu n'uzindutse mu gitondo arareba umuntu umusukaho amavuta yo mu ihembe, yarangiza akaba pasiteri. Abapasiteri bo nta n'ibirenze, nta kintu kirenze, ntihakagire n'umva ngo pasiteri yapfuye, pasiteri yasambanye, pasiteri yakoze amabi, ngo mujye kuvuga ngo ishyano riraguye. Nta shyano, kubera yuko abantu benshi banihaye upasiteri kandi atarabashumba, ahubwo ni abapasiteri binda. Dufite n'abapasiteri binda. Rero ibyo ntimuze kunyumva nabi. Igihe kiragera burya umuntu, ntabwo abantu benshi b'abapasiteri, abenshi si n'abapasiteri bemewe. Nimujye mubasha kwita imbwa mu mazina yazo. Ntabwo hari abapasiteri bimitswe n'Imana, hari n'abapasiteri bimitswe n'abantu. Uyu munsi rero
nimuze kumva yuko uriya ngo ni pasiteri ngo Kibonke ngo yapfuye ngo yariyahuye. Umupasiteri muzima ukorera Imana yahamagaye ntabwo abasha kwifata ngo ajye kwitwika ngo yiyahure. Pasiteri muzima wamenye Imana, wabwirije Imana, wavuganye n'Imana, waganiriye n'Imana, wabwiye abantu Imana, wakoze umurimo w'Imana, wagendanye n'Imana, wakoze byinshi mu buntu bw'Imana, wabashije guhanura. Noneho kamemu nta nubwo ari uwimitswe gusa, ahubwo ngo ni n'umuhanuzi, ngo ni umuhanuzi. Noneho pasiteri muzima ntabwo yakwiyahura. Pasiteri muzima biravuga ngo ntimuyobe ngo Imana ntinegurizwa izuru, icyo umuntu abiba ni nacyo azasarura. Rero ingeso z'umuntu uzibwirwa n'umwanya afite. Umwanya Kibonke yagize wo kuba wenda yaba yarabayeho ngo umugore aramunane, ntabwo ari Kibonke umugore yaba araciye inyuma gusa, hariho n'abagore bacibwa inyuma, hari n'abagabo bacibwa inyuma. Ntabwo rero bivuze ngo uwo ari we wese yifate yitwikire mu nzu ngo arangize ngo avuge ngo buriya ngo ngiye ngo ubuzima bwari bwananiye. Ntabwo uwari pasiteri, ahubwo ngo ni Bibiliya. Reka nkwereke icyo Bibiliya imuvugaho. Bibiliya ivuze ngo iki Zaburi? Tugiye kureba icyo Bibiliya imuvugaho. Tugiye kureba muri Zaburi ya 50 ku murongo wa 21. Haravuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mpwanye nawe, ukibwira ko mpwanye nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Ndasubiramo, ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mpwanye nawe, ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Uyu Kibonke ni ukuvuga ngo hariho ikintu kimwe nshaka kuvuga. Uyu Kibonke mu makuru numvise ni amakuru y'uko uyu Kibonke yari umupagani rwimbi, yari umuntu uhanura ariko ukorera Satani kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere, iyo uri umukristo nyawe, niyo ugeze mu gihe gikomeye, muririmbyi yararirimbye aravuga ngo nayo haza ibyago byinshi, aravuga ngo ndamahoro. Agera ubwo avuga ngo Yesu ni umukiza wanjye, ndamahoro. Avuga ngo naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'umucunguzi. Uzi ko ukundwa n'umucunguzi ntabwo wajya kwiyahura. Kibonke rero uyu bavugaga yuko nawe kuri iyo ngeso yarimo. Kabiri, ntabwo ngo yajyaga ahanura ibinyoma, cyane cyane ko ibingibi yajyaga atubura kugira ngo yibonere amafaranga. Rero Bibiliya ivuze ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mpwanye nawe, ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe. Kuba pasiteri yakwiyahura ntabwo ari uko abashije wenda kuba yahamije. Arabo ndi kubona ngo yari intwari. Cyakora akantu kamwe ndi gushimira muri iyi minsi ni ubuyobe buriho. Ndaza kubabwira impamvu ndi kubishimira ubuyobe. Bantu benshi bayobeye mu myuka y'abadayimoni, barita imbwa inka, ugasanga baravuga ibibi, barereka abantu yuko ari abakristo nyamara ari abapagani. Kuko uyu Kibonke niba umugore yaramuciye inyuma wenda bakananirana, umwe nk'uko yamuhunze rimwe na rimwe ndikumva ba Ezekiel Rukundo bari n'uwo bita Sergeant Robert bari kuvuga ngo bari bamuzi Uganda ngo ajyaga ajyayo. Hari uwo nabonye mu kiganiro ngo Kibonke ngo yari nk'umubyeyi we, ngo yamugiraga inama. Ariko niba waragiriwe inama na Kibonke wiyahuye, ntacyo uhagazeho, nawe uri nkawe. Buriya mu buzima ushobora kuba umukristo nyawe yihanganira ibimugerageza. Bibiliya iravuze ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, ngo namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Bivuze ngo Kibonke niba yariyahuye kubw'umugore, ntaho bihuriye. Ntabwo wafata umuntu wiyahuye ngo muvuge ko yari intwari. Namwe mubikora mwarayobye. Kubona umuntu yiyahuye ngo munahagarare ngo uyu muntu yari umuntu mwiza, nta bwiza yari afite.
ahubwo ahatagaragara byari hatari. Ntimukaze kubeshya abantu ku rupfu ngo mujye gutaka umuntu kandi yari igisambo. Urazana igisambo cyapfuye benda banarashe, ukaza kuvuga ngo iki ngo yari mwiza, ngo yari ngo kandi yari umwicanyi, yajombaga abantu ibyuma, yari umurozi. Urimo urahagarara imbere ngo murimo murasezera umurambo, murimo muravuga ngo uyu muntu yari mwiza, yari ingegera. Ntabwo uyu muntu ahubwo nimuvuga ibibi yakoze kuko mubahimbaza, ni nako bituma abantu bakora ibibi. Umuntu yiyahuye yitwikiye mu nzu, urimo urabwira n'umwana we uravuga ngo ese yari mwiza, ni umubi. Urimo urabwira umwana we ko nawe aziyahura. Tugizanye ukuri. Intwari iratwa ubutwari bitewe n'imirimo yakoze. Intwari yapfuye ariko nyakuri kubera imirimo. Tabita yakoze imirimo, rangije ashimwa n'Imana, ashimwa n'abantu. Abapfakazi bararira barize. Petero aravuga ngo genda, Imana iramubwira ngo genda uzure, genda uzure. Aragenda, Tabita arazuka uyu munsi. None se Kibonke azashimirwa kuki? Azashimirwa wenda kuko yiyahuye yitwikiye mu nzu. Wenda reka tuvuge ko ako ngako wenda niryo shimwe rya Kibonke, kuvuga ko yitwikiye mu nzu niryo shimwe. Ariko uyu munsi ntabwo Bibiliya ikwemereye ibingibi muri kuvuga. Baravuze ngo ibyo urabikora nka kwihorera rwose, ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mwanya nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Kibonke rero Imana yamuhanye. Kibonke Imana yamuhanye, arapfuye, abaye ishuri, abaye icyigisho cy'abantu bameze nka Kibonke. N'abandi bapaseri bari inyuma bagiye gupfa nabo. Bamwe ni abantu babeshya abantu ko ari abapaseri kandi ni ingegera ziraho. Dufite abapaseri b'ingegera, dufite abapaseri biyitirira izina ry'ubupaseri ariko ni ingegera, ni marine. Ni marine dola sobe, ni marine. Imbabazi z'Imana zabajeho, barazibwiriza, babwiwe Imana baranayibwiriza, ariko ni marine. Ni marine mu bapaseri mo marine. Riziki igeze kuvuga ngo Riziki yaravuze ngo ni amasarigoma ni za ruha. Abundi hari ikintu gikomeye yarabivuze, abantu bamutera intuze. Ariko Riziki avuga ngo ni amasarigoma. Yigeze kuvuga ngo Imana igiye gufunga ngo isengero zabo, ngo nirangiza ishyire, ngo nifunze isengero kandi ngo igiye gushyiraho ikintu bita ingufuri. Abantu batangira gukina. Uyu Kibonke ntabwo yishwe n'ikindi, yishwe no gukorera Imana nabi. Imana uyikoreye nabi nayikwitura ibibi. Kuko rega ntabwo Imana ari umuntu. Biravuge ngo ntabwo Imana ari umuntu ngo yicuze, kandi si umwana w'umuntu ngo ngibeye. Nuko ngo ibyo yakora byose umwana w'umuntu igihe kiragera agapfa. Ni ukuvuga ngo abantu bibagiwe Imana nk'uko Kibonke uyu wenda Imana imuhoye ko yayibagiwe. Iyo wibagiwe Imana urapfa. Iyo ukoreye Imana neza ubaho. Iyo uhawe ubuzima ntubukoreshe, ese uzabazwa iki? Ni iki kintu Imana izakwibukiraho? Uzibukirwaho ko se Kibonke yapfuye yiyahuye? Abantu muranansetsa. Ng'abantu buriya bari mu bintu by'imikino, ariko iyo wibagiwe Imana urapfa. Abantu benshi Imana yabashije kuba yababwira kubaho, ibabwira icyo gukora. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi muzi, ibi munsi mugenda munabwirwa cyangwa se muvuga, ntabwo bigenda binyura Imana. Erega Imana inyurwa n'umutima. Nzakurinda, niko Bibiliya ivuga, nzakurinda. Abantu Imana irinda ni abantu bagiye bakorana nayo. Korana n'Imana rero ntibisaba ibitambo, nta nubwo bisaba ikindi.
ndagira ngo rero dushimire abandi bantu bajya babana natwe mu biganiro byacu. Yesu Umukiza abane namwe, abaho ibihe byiza cyane. Ntabwo turi butinde, ariko navugaga ngo Kibonke azize yuko yakoreye Imana nabi, n'abandi baraje kubera yuko nibibahagaritse mu nsengero igahagarika insengero, hakurikiyeho impfu. nawe utaragera ahakomeye uzapfa. Igihe kiguha umwanya, Imana iguha umwanya kugira ngo irebe yuko wakwigarura. Iyaba ku minsi yawe wari wongeyeho amezi yo kugira ngo ubeho, ariko si urabaho gute? Kandi buri munsi ufite ibishyashya uhimba, ufite ibintu bishyashya uhimba. Reka rero ngushimire wakoze subscribe kandi ubana natwe ku Ishyanga TV, ndetse nawe ubana natwe kuri Karosi TV. Ni umwanya mwiza cyane wo kuganira. Imana ikugire neza, guhe gukomera gukora umurimo wayo udashidikanya kandi ubanye nayo mu bihe byose. Shimiye buri wese, Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu, amen.